mu rwego rwo kwizihiza umunsi mukuru wo gusoza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu twinjira mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, abanyeshuri barangirije ku ishuri rya Isoko IGF bifatanyije n'abana se cyangwa imiryango ya bagenzi babo baguye ku rugamba mu kwizihiza uwo munsi mukuru. Ibyo rero bikaba byabaye uyu munsi wa gatatu, ubwo bari bateraniye ahantu babagezaho iyo mfashanyo ibafasha kugira ngo abana babo bashobore kwishima kimwe n'abandi. Ibi rero iyi mfashanyo ikaba yagejejwe ku miryango 14. Ababyeyi rero bashoboye kwakira iyi mfashanyo bakaba bashimiye cyane aba banyeshuri se cyangwa iri shyirahamwe ry'aba banyeshuri bishyize hamwe kugira ngo bababe hafi muri ibi bihe biba bitoroshe, dore ko kubona umunyu, isabune ndetse n'ibindi bikenerwa buri munsi ari ikintu kitoroshe, byari gutuma ndetse batagera no kuri uyu munsi ngo babone icyo bashobora kuba baha aba bana. Rero bakaba babashimiye ndetse banabasaba kutarekeraho, dore ko atari ubwa mbere igihe bagiye bahura n'ibibazo nk'ibyo byo gupfusha abafasha babo cyangwa se gusigwa n'abafasha babo, bagiye babegera babagezaho ndetse n'indoro zitandukanye. Rero bakaba babasaba kutarekeraho, gukomeza kubazirikana, dore ko ari bo babyeyi b'aba bana basigaye. Rero reka dutege amatwi amwe mu mashimwe yashoboye gutangwa n'aba babyeyi. Sinzi hano hari igikorwa, ni igikorwa nyabaki gifite ubuhe bushakashatsi cyangwa intego? Murakoze. Twari dufite igikorwa cy'umuryango wa Isoko, ni ukuvuga ngo complexe scolaire Isoko, kuva 2005 cyangwa se 2005-2006 kugeza uyu munsi 2025. Abantu bose baciye hariya bahigiye, twihurije hamwe turi mu muryango. Uwo muryango ni nk'iyi miryango yindi yose tuvukamo cyangwa se dukomokamo. Hanyuma burya umuryango abantu bazagira ibyo bahuriyeho, ibirori byiza cyangwa se ibyago. Uyu munsi rero tukaba turi hano ku mpamvu zo kugira ngo twese dufatikanye mu kwizihiza umwaka, dusoza umwaka. Kuko mubizi twahuye n'ibihe bikomeye ino mu bo twiganye se cyangwa se abavandimwe, baba abahungu cyangwa se abakobwa, hari abitabye Imana bikurikiranye n'intambara twagize. Noneho abakiri bazima batekereza kwihuriza hamwe ngo begeranye ubushobozi bwabo kugira ngo baze gusangira n'abana cyangwa se n'abadamu, imiryango ya bagenzi bacu basizwe. Uyu munsi rero nico gikorwa cyaduhurije hano, kugira ngo twese gato dufite tugasangire n'abandi. Murakoze. Yego, hari kuko twatangiye tubibaza, hari benshi bataragera kuri iki gikorwa, kandi muri hano mu karere murabona ibibazo bihari by'abapfakazi. Sinzi ijambo mubagezaho. Nk'uko mubivuze, burya abantu iyo bahuriye mu murimo runaka bagomba kumenyana, bakibukana cyane, ndetse kuko baba basangiye ibyiza n'ibibi. Burya deja ubu ni umuryango. Ni ukuvuga ngo abataragera kuri iyi ntambwe bagomba kubitekereza ndetse bakanabikora ndetse ku rwego ruruta urwo twabikozeho, kubera ko hari igihe ushobora gufata iya mbere ukora ikintu ariko undi yaje kugikora we akagikosora cyangwa agatera intambwe gusumba iyo wateye. Tukaba tubashishikariza, ari ibigo, ari amakanisa, ari andi ma entreprise runaka, aho abantu bahuriye mu mirimo itandukanye, kuza bibuka gusuzuma bakareba wenda bafite ubuzima buciriritse cyangwa se abapfakazi, imfubyi, kugira ngo abantu basabane, basaranganye gato bafite bagasangire, kuko niko kubana kwiza kubaho. Murakoze.
murakoze. sinzi rero ijambo rya nyuma ushobora kubwira bagenzi banyu batari hano Minembwe kuri uyu munsi. Icyo tuvuga nk'uko mugenzi wanjye yabivuze byose, dushimiye bagenzi bacu twiganye hano ku ishuri rya Isuzu kugira ngo banezeze abana ba bagenzi bacu. By'ukuri aho abantu bari hose hari ntabwo ibihe byoroshye bya none, ariko baremeye baratekereje bumva kuko abana ba bagenzi bacu bari ahangaha nabo bagomba kwishimana n'ababo kuri uyu munsi. Nta kindi twabwireka, turabashimiye cyane iki gikorwa bakoze. Ntibakareke uyu muco ni mwiza, tuzawukomeze kandi banatekereze cyane bagura ibikorwa ntibikazabe ibyo kubaheza urufi, ahubwo tubigishe kuroba. Murakoze cyane. Yuko tugejeje uyu munsi turi hano turadushimira abana bacu bigiye kuri jiyafi, twaba twabonye yuko mwagiye mwibuka ari inshuti zanyu basize, turabashimiye cyane. Ariko hamwe reka nyobabwira ngo umurinzi we yaravuze ngo ibi byo ni iby'igihe gito, hari aho tuzobiruhukira. Reka mbashiremo n'akaririmbo, tuzahaberana na Yesu, dusangire nawe imibabaro irangiye, hazaba Imana ishimwe. Turabashimiye cyane bada, kandi cyane katwe twasigaye no Minembwe twabonye byinshi cyane bitubabaje, ariko titwacize intege yuko dufite abana bacu impande zose. Niko n'umurinzi yavuze ngo impande zose uri Imana. Turabashimiye cyane kuzo mwadukoreye, mwibutse abana bage basiga bagenzi banyu. Turabashimiye cyane aho muri hose, nubwo muri ahatandukanye, aho mukora hose Imana ibongerere mu byo mukora mu byose. Ndabashimiye cyane. Nje nyina wakatata byishimo waha mu madegu, umwana akazova mu madegu, njewe nyina wiwe. Ndabashimiye cyane kuko uno munsi mwibutse umwana we kuko atakwiriye kumenya kuko ise yapfuye. Umunsi abandi bishimye n'abakishima hamwe n'abandi. Ndabashimiye cyane aho muri hose, ndabashimiye cyane aho mukora hose, ibyo mukoramo byose n'ababyeyi babazaye. Imana ibongerere namwe ibongerere. Ndabashimiye cyane. Banyita Sole Gatware, ndi umunyendondo. Umugabo wanjye yitwaga Ruvumera. Dushimiye abanyeshuri bigiye kuri jiyafi ko batwibutse, bakaba bibutsa abakolege babo, bakemera kudusangiza bonane. Turabashimiye cyane bakoze. Uyu munsi natwe twariye bonane twishimye. Ahasigaye aho muri hose turabashimiye ku mirimo yanyu, kandi mwumve ko twasangiye bonane twese twishimanye hamwe. Abana bacu, ababyeyi bose bari aha barishimye, kandi turabashimiye twese. Mwakoze cyane, Imana ikomeze ibagure. Rero sinzi, urabona ibintu biracyameze nabi, biramera neza cyane, ariko kandi abantu b'Abanyaminembwe buri munsi bashima bavuga ko babona ibintu bigenda bigaruka gahoro gahoro. Mu gihe rero inzira zizoba zibonetse, wenda amahoro arambye yabonetse, sinzi ibyifuzo byanyu kuri uyu munsi mwakwifuza ko bazabakorera iki? Baturemera ibikorwa mu buryo bwo kwifasha, kuko twahora duteza amaboko, kuko guhora umuntu asaba utega kuri mugenzi wawe nawe ufite ubwenge bwo kwihangira. Natwe baradufashije uyu munsi wa none, dukeneye kuko uyu munsi ko turateganya kuko amahoro agiye kuba muri Minembwe, muzaturemera ibikorwa kugira ngo natwe tugire icyo tugeraho, tuzarere zino mfuzi tutakera dutega amaboko. Kandi iyo umuntu akora, waba ukora wenyine ku giti cyawe ufite umusaruro, uzawumva na wa wundi wakuremeye igikorwa abifitemo uruhare, kandi nawe ufite umusaruro mwiza ugaragara. Kuri ubwo turabasabisha kuko Minembwe uyu munsi wa none ko turabona ibintu biza bigaruka, dukeneye kuko muzaturemera ibikorwa nk'abantu basigaye mu gihugu, natwe tukiremera ejo hacu heza hazaza. Murakoze. Urabona intambwe abanyeshuri ba jiyafi bamaze gutera yo gutekereza ku bana b'imfubyi ba bagenzi babo kuri uyu munsi, ariko hari ibigo kugeza uyu munsi bitaratekereza icyo kintu. Sinzi ijambo bageza. Jiyafi mwagize neza uyu munsi wa none, twanezerewe nk'abakolege banyu. Mwatekereje kuko abana base bahigiye
batagomba kuboneka kuko basigaye hari imfubyi, hariho bagenzi babo, mwe mwasigaye mukaba mwakoze iki gikorwa uyu munsi. turavuze ngo Imana ibaduhera umugisha, mbese aho mukora hose hagende haguka. Mwatugiriye neza kandi mwatunejeje, natwe abagabo bacu twabonye kuko nubwo baguye ku rugamba, uyu munsi wa none n'igihe kizaza abana batazagira akarengane gakomeye, natwe nk'abamama basigaye mukazaduhangira n'imirimo yo gukora tukazirenganura. murakoze. hari ibindi bigo bitaratekereza kino kintu, sinzi ijambo bagezeho. Ibyo bigo birahari cyane, siritu nko muri Minembwe, ariko jiyafi mwafashe umwanya wa mbere, mwerekanye kuko ikigo mwigiragaho mwakizirikanye z'agaciro, zagaragaye kuko uyu munsi wa none cyabaye jiyafi yabaye intangarugero ku bintu mwakoze. ibindi bigo baracecetse barasinziriye, mugerageze nabo kubibakangurira kugira ngo bazabibuka uturere bagiye bigiraho, kubera kuko hariho abantu benshi barenganye, ariko uyu munsi wa none abantu bigiye kuri jiyafi. turavuze ngo Imana ibaduhere umugisha, mwakoze ikintu cy'indashyikirwa. Murakoze.